Inshuti z'ibiganiro n'amasomo byacu ku mateka y'u Rwanda, iki ni ikiganiro tujijura nimero 30. Nk'uko twabibasezeranije rero, uyu munsi tugiye kurebera hamwe inshamake y'amateka y'inzara mu Rwanda. Inzara, kubera iki inzara ni kimwe mu bidufasha gushyira mu gihe amateka ya mbere y'umwaduko w'abazungu, abantu bataratangira kwandika. Ikindi kandi inzara nshaka kuvuga ni uko tuzanabigarukaho mu bihe mu masomo azakurikiraho mu byerekeranye n'amateka, ni uko inzara ari kimwe mu bimenyetso byerekana uburyo igihugu kiyobowe cyane cyane ariko ku ngoma ya cyami cyangwa se ku ngoma nyiginya. Amapfa cyari ikintu gikomeye, kuko mwibuke neza ko umwami yari nyir'igihugu nyine, ariko bimwe mu byaranga ubu mwami kuko umwami mu myemerere y'abanyarwanda atari umuntu nk'abandi, ari we waramutswaga igihugu, kandi akaba ari we mu by'ukuri muvubyi mukuru, ni ukuvuga ni we wagushaga imvura mu gihe cy'amapfa, akaba n'umuvumyi mukuru, ni ukuvuga umuntu ushinzwe kuvuma ibyangiza imyaka muri rusange. Nkaba nagira ngo rero mu gutangira isomo mbasomere agace gato ko mu gitabo cyanditswe n'umugabo witwa Yann Vansina, yanditse mu gifaransa ku Rwanda rwa kera ku ngoma nyiginya, kuri paje ya 211 kugera kuri paje ya 213 handitse ngo: kugira ngo mwumve agaciro k'inzara mu myemerere ya kera. Avuga ati: mumbabarire, ingorane za politiki ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri hagati y'umwaka w'1864 kugeza mu mwaka w'1889. Ati: iki gihe cy'ingoma cyaranzwe no kurwanira ubutegetsi mu gihugu n'intambara zo kwagura igihugu. Ibyo byombi byarivanze ku buryo rero we adashobora kubisobanura muri iki gihe cy'imyaka. Iki gihe cyaranzwe n'imihindagurikire ku munzani w'ubutegetsi bwami mu gihe kikurikiranya cy'imyaka 7 cyangwa 9. Buri mihindagurikire yarangwaga n'ihora, inyagwa no guhinduka kw'imiterere y'ibice biharanira ubutegetsi ibwami. Ibi byaranzwe n'itsembwa ry'abagereka hagati y'umwaka w'1869 n'1870, itangwa ry'umugabekazi ahagana mu mwaka w'1876, nyuma gato yo kwima kwa Rwabugiri, urupfu rwa Nyirimigabo ahagana mu mwaka w'1885, n'itangazwa rya Rutarindwa nk'uzasimbura Rwabugiri ku ngoma ahagana mu mwaka w'1849, ndetse na kudeta yo ku Rucunshu Musinga akima ingoma muri Mutarama 1897. Iyimikwa rya Sezisoni wise Rwabugiri inyamwesa ryatunguye benshi, ariko ntiryahita rikurura kurwanira ingoma nubwo bitatinze. Iri hitamo ryari intsinzi yabo ku ruhande rwa Rwogera ku gice cy'abashyigikiye umugabekazi Nyiramongi. Igice cya Rwogera cyari kigizwe n'imiryango ikomeye y'abanyiginya, cyaje kwiyegereza Nkoronko, akuka kuri nyina Nyiramongi, ayoboka igice cy'uwahoze ari umugore we Murorunkwere, wari umaze kuba umugabekazi mushya. Mu by'ukuri Sezisoni waje kuba Rwabugiri yari umuhungu wa Nkoronko, ibi twabivuze mu bice by'amateka byabanje. Ntiyari uwa Rwogera. Rwakagara wari uyoboye abashyigikiye mushiki we Nyiramongi, nawe yayobotse igice cy'abashyigikiye umwami mushya. Rwakagara akaba ari nawe wiyiciye mushiki we wari waranze gutanga ngo amwica munize. Rwakagara aba yitandukanyije atya n'Abega bari bashyigikiye Nyiramongi. Abagereka bo kwa Rugereka mwene Byavu, murumuna wa Nyarwaya, wari waratanzwe na Rwogera. Nyuma y'iyicwa rya Nyarwaya,
Rugereka yahindutse umukuru w'umuryango, akomeza kuba umutoni ukomeye wa Nyiramongi. Iyimikwa rya Sezisoni ryamwigije iruhande, ariko akomeza gutinywa kuko yari ayoboye umutwe w'ingabo ukomeye cyane witwaga Imvejuru, wayoborwaga n'abasekuruza be kuva ku ngoma ya Ndabarasa. Rugereka akaba kandi yari ashyigikiwe n'abantu benshi bakomeye ibwami. Ariko ngo muri icyo gihe hatera inzara yitwa Cyabaherahera, itewe n'amapfa akomeye. Amapfa akaba yari ikimenyetso cy'uko umwami wimye ingoma atari ukuri. Imvura ikaba ikimenyetso cy'ingoma nyayo, mbese ingoma ihawe umugisha. Murumva rero ukuntu inzara cyane cyane zitewe n'amapfa zabaga kutagwa kw'imvura byabaga ari ikimenyetso gikomeye mu mateka y'u Rwanda. Turebere hamwe noneho amateka y'inzara mu Rwanda. Njye nifashishije ubushakashatsi bw'umugabo witwa Bernard Lugan mu gitabo yanditse cyiswe Famine disait au Rwanda cyo muri 1985. Muri ayo mapfa rero tubonamo nk'inzara yiswe Kimwaramwara cyangwa se Kiramwaramwara. Ni amazina abiri iyo nzara yahawe, akaba ari inzara yabayeho hagati y'imyaka y'1905 n'1906. Ariko mbere yuko ntangira binagira ngo twumvikane ku kintu kimwe kubyerekeranye n'inzara. Murabizi mwese inzara mu Rwanda tugomba gutandukanya amagambo, nubwo mu rurimi rwacu hatarimo amagambo afite uburemere ashobora kubisobanura neza, ariko duhere ku bintu bisanzwe. Iyo umuntu ashonje ashobora kuvuga ko afite inzara kuko ashaka icyo afungura. Havugwa ko habayeho ubushonji igihe cyose nk'umuntu mu gihe cy'igihe gito, navuga icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, ibyumweru bitatu adafite ibyo kurya bihagije, ku buryo icyo gihe ahorana inzara. Mu turere tumwe tw'u Rwanda hari inzara bakundaga kwita za gashogoro. Ni ukuvuga inzara zibaho buri mwaka mu gihe gihuza ibihe by'ubuhinzi, aho imbuto abadafite ibigega baba bayiteye, hanyuma ibyo bateye nabyo bitarera. Akenshi rero iyo nzara yakunze kwitwa gashogoro, ikiriho n'ubu ngubu. Ni ukuvuga abahinzi bose bagira ituma mbese abantu barya mu by'ukuri ibyo batari basanzwe kurya, bakayitirira gashogoro, kuko ibishyimbo biba bitarera abantu bajya guca umushogoro ataruvuga ngo bawushyire mu bishyimbo bari basanganywe cyangwa se bari barahunitse, ahubwo ari ukugira ngo bashaka uko barya icyo gihe. Bashobora no kurya n'ibindi bintu, cyangwa se bakaba basarura ibijumba biteze, cyangwa se bagasarura n'ibindi bintu biteze kugira ngo barebe uburyo bakomeza kubaho, cyane cyane ngo hariho n'abarya n'ibisura n'ibindi bintu nk'ibyo turibone ku Burundi. Hakaba rero mu by'ukuri n'inzara. Inzara ni ukuvuga ngo bavuze bati inzara yateye mu gihugu cyangwa se mu karere runaka, ni uko ibiribwa mu by'ukuri biba byagabanutse, hakaba hari impamvu zibitera. Hakaba rero n'amapfa muri rusange. Amapfa rero yo rwose ni inzara ni ukuvuga ikataje cyane, ku buryo ku gihe kirekire, ku gihe kirenze amezi atatu, ni ukuvuga igihe kirenze igihe cy'ihinga cyangwa se igihe cy'igihembwe. Ibyo nibyo nashatse kuvuga, igihe cy'amezi 6 se, umwaka umwe se, cyangwa imyaka 2. Ayo magambo rero akenshi inzara n'amapfa biritiranwa. Iyo hano rero tuvuze inzara mu gihugu hose dushatse kuvuga inzara zabayeho igihe kirenze amezi 3, inzara zirenze igihe cy'igihembwe cy'ihinga, ni ukuvuga kugeza ku myaka 2-3. Nkuko tugiye kubireba rero, uyu mugabo Bernard Lugan yatandukanyije mu bushakashatsi yakoze ku Rwanda, yatandukanyije igitera inzara mu bice bibiri. Icyo nababwira ku bushakashatsi bwe nuko yashaka kwerekana ko
u Rwanda mu by'ukuri muri ibyo bihe bya kera ukurikije umubare w'abaturage bake bari bahari, nuko igihugu cyari giteye n'amasoko yari ariho yo kugurana imyaka n'ibindi bintu, yashakaga kwerekana ko ngo u Rwanda rwari rwihagije mu biribwa. Noneho muri iki gice cy'ubushakashatsi bwe agaragaza ibice bibiri, avuga amapfa n'inzara byatewe n'imihindagurikire y'ibihe, imihindagurikire y'ikirere, noneho mu kindi gice akatubwira inzara zatewe n'ibindi bintu bitari imihindagurikire y'igihe cyangwa ikirere. Mu nzara rero zatewe n'imihindagurikire y'ibihe, imihindagurikire y'ikirere, inzara ya mbere ni iyi ngiyi ya kiramwaramwara cyangwa se kimwaramwara, yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na gatanu n'igihumbi kimwe magana cyenda na gatandatu. Aya mapfa yatangiriye mu majyaruguru y'u Rwanda asiga ubugoyi, yatewe n'imvura nyinshi yaboreje imyaka mu mirima. Kuva muri Kamena kugeza mu Kuboza igihumbi kimwe magana cyenda na gatandatu, izuba ridasanzwe ritwikira imyaka mu mirima, mu gihe mu majyaruguru bari batangiye kugarura ubuyanja. Nibwo iyi nzara nubwo iyi nzara yatewe n'impamvu ebyiri zinyuranye, kandi mu bihe bikurikirana rubanda yayigize inzara imwe. Murumva ko mu gace kamwe yatewe n'imvura nyinshi, mu kandi gace iterwa n'izuba ryinshi, ariko abaturage rubanda yita izina rimwe. Haza rero inzara ya Kazuba mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi na rimwe. Iyi nzara yatangiye muri Mutarama igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na rimwe, imara amezi 3. Iyi nzara yateye mu karere ka Kansi. Nyuma y'amezi make misiyoni y'abapadiri bera yubatswe i Nyaruhengeri, rubanda ikavuga ko iyo nzara yatewe cyangwa se iryo bara ryakuruwe no kuza kw'abo bapadiri bera. Murumva ko Abanyarwanda bari bafite umuco wabo wo kugereka ku bayobozi babo, wo kugereka ku mwami, kugereka ku bantu bafite ubushobozi ibyago cyangwa se ibura ry'imvura, kuko babifataga nk'aho ari igihano kuba abantu bataratwaye neza. Hakaza rero mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatanu inzara ya Gakwege. Iyi nzara ya Gakwege muraza nituza kureba ku by'u Burundi, kuko hari agace mu kurangiza ndaza kubereka amateka y'inzara mu Burundi, muze kureba uko inzara tuzitsa mu Rwanda n'igihe zabereye, murebe kuko hari n'izageze i Burundi twita kimwe cyangwa se tukita amazina atandukanye. Mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatanu rero hateye inzara yitwa Gakwege. Aya mapfa yateye mu Bugesera no mu majyepfo y'Ubwanacyambwe bihuje imiterere y'ikirere, ikaba yaramaze amezi 7, ikarangirana n'impeshyi y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatanu. Iyi nzara yaje gukomezwa n'igemurirwa ry'ibiribwa ryavanwaga mu Murera no mu Gisaka. Mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatandatu iyi nzara yageze muri teritwari ya Butare muri Bwanamukare. Ihageze rubanda bayita Rwakayonde, bayitirira shefu wabo Kayonde wari wararazwe ihembe ritsiritse rya Rwabugiri. Abaturage bakavuga ko ngo yaba yarananiwe kurikoresha ngo agushe imvura, mbese nk'uko bivuga mu Kinyarwanda ngo avube imvura. Iyi nzara hari ukundi bayita none bakayita ngo ni Rwakayihura, bavuga ko shefu yitwa Rwakayihura. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatatu, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kane, ni ukuvuga mu ntambara ya kabiri y'isi yose, habayeho inzara yiswe Ruzagayura. Iyi nzara yanditswe n'ibitabo byinshi cyane, birimo ko abantu bavuga ko ndetse yaba yarahitanye abantu benshi cyane mu Banyarwanda, ku buryo bamwe badatinya kuvuga ko ngo yaba yarahitanye abantu bagera ku 500, ngo wenda bashyizemo n'abasuhutse, ariko imibare igenekereje ni ukuvuga ivuga hafi hagati y'ibihumbi 50, washyiraho n'abahunze wenda bikaba byagera mu 100,000, ariko icyo ntabwo ari ryo somo ry'umunsi, tuzabigarukaho ikindi gihe by'umwihariko.
iyi nzara ruzagayura yabaye mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Hari n'ibitabo bimwe muzasanga bayitwerera ibyerekeranye abantu bavuga ngo kubera ko ngo iyi nzara ngo yaba yaratewe n'uko ngo abanyarwanda ngo nabo ngo ibiribwa byabo babigemuraga ingabo z'Ababiligi. Ibyo ni ukwibeshya, nta hantu bihuriye, kuko niba mwibuka neza intambara ya kabiri y'isi yose Ububiligi ntayo bwarwanye mu by'ukuri, kandi iyo ntambara nta nubwo yageze mu karere k'iwacu, kuko bitandukanye n'intambara ya mbere y'isi turuze kubibona, kuko mu turere mu karere u Rwanda rurimo hari Ububiligi hakaba n'Ubwongereza, kandi ibyo bihugu nta ntambara byari bifitanye mu ntambara ya mbere y'isi, cyane cyane ko ibihugu nk'Ububiligi byahise bitsindwa na Hitler, n'Ubufaransa buratsindwa, ku buryo icyo gihe niyo bari gushaka kugemura ibintu mu Bubiligi ntabwo bari kubasha kubikora icyo gihe. Iyi nzara rero ya Ruzagayura yakwiriye igihugu cyose, yatewe n'ibura ry'imvura ridasanzwe mu kwezi kose k'Ugushyingo mu 1943. Aya mapfa yumije uruyange rw'ibishyimbo mu gihugu hose. Kagungu iratera itsemba imigozi y'ibijumba ndetse n'ibirayi byazanywe mu gihugu n'Abanyaburayi. Tugiye kureba hamwe noneho inzara zatewe n'izindi mpamvu zinyuranye n'ihindagurika ry'ibihe, ni ukuvuga kubura imvura cyangwa se imvura nyinshi. Imwe mu mpamvu zateraga inzara mu gihugu ni umuhango wo kwera no kwirabura igihe hagize umwami utanga mu bihe by'ubuhinzi. Iyo umwami yatangaga igihugu cyamaraga amezi 4 mu cyunamo n'imihango yo kwima ingoma k'umwami mushya, nk'uko byateganywaga mu mihango y'ubwiru. Mu cyunamo byari bibujijwe guhingisha isuka y'icyuma, bahingishaga isuka ibaje mu giti bitaga inkanzo, isuka ibaje mu giti nyine. Mu kinyejana cya 13, mu kinyejana cya 18 munyihanganire, imihango yo kwima ingoma kwa Yuhi wa kane Gahindiro yakubitanye n'urugaryi igihe izuba riva gusumba uko imvura igwa, twarabonye mu kiganiro giheruka cya 29, maze ibishyimbo byumira mu mirima kubera ko byari byahinzwe impitagihe kubera imihango yo kwera no kwirabura. Inzara byateye yitwa Rukungugu. Iyi nzara yaciye igikuba muri rubanda, ibwami no mu bwiru bwabwo, ku buryo iyo nzara yitiriwe umwe mu mihango w'ubwiru witwa inzira ya Rukungugu. Iyi nzira ya Rukungugu rero mu kiganiro gikurikiraho nzabasomera uko igenda, uwo muhango wa Rukungugu. Umusizi Musare ahimbira ibisigo bibiri. Icya mbere: urugumye rukanga umwami, icyo ni igisigo cya mbere. Igisigo cya kabiri: yaramutse umuvumbi imvura. Iki gisigo cya mbere, urugumye rukanga umwami, ni urugamba, kubera ko icyo gihe inzira umwami tubyibukiranye ko Yuhi wa kane Gahindiro yari yimye ari uruhinja. Hakaba hari amakimbirane mu rwego rwo gusimburana ku ngoma. Mu gihe rero nk'uko twabibonye hejuru, hari habaye amapfa akomeye cyane. Abantu bari batangiye kuvuga ko mu by'ukuri uwo mwami wimitswe atari we, kuko yaza ku mwami wa nyawe imvura iba yaguye. Hanyuma rero uyu musizi Musare ahimba igisigo kiri muri icyo gitekerezo, ariko noneho aho imvura igwiriye noneho abona kuramutsa umwami mushya, avuga ati yaramutse umuvumbi imvura. Iki nacyo ni igisigo mushobora kubona, nacyo tuzakivugaho nituramuka tubonye umwanya cyangwa se mu bindi biganiro n'amasomo bizakurikira. Ngo nyuma y'iyi nzara heza umusaruro w'igitangaza, ku buryo wiswa akazina ka Nyagishyimbo. Hanyuma rero hakaza inzara ya Rwakajugushu mu mwaka w'1897 n'1899. Iyi nzara ya Rwakajugushu ni inzara itararenze akarere ka Kinyaga, ariko ikaba yari ikaze cyane ku buryo ingaruka zayo zamaze imyaka. Iyi nzara yatewe n'inzige zariye ikimera cyose. Abanyakinyaga bagombye kurya ibijumba by'igiti kiba mu ishyamba cyitwa injugushu.
hari abavuga ko intambara z'ingabo za Rwabugiri kimwe n'itsindwa n'ingabo itsindwa ry'ingabo za Bisangwa batsinzwe n'abazungu igihe bashaka kurwana n'abazungu bwa mbere mu Kinyaga, nabyo byaba byarahumirije ibintu ku mirare. Iyo rero Rwakajugushu nituruka kuri ibyo bijumba by'icyo kimera cyo mu ishyamba rya Nyungwe cyitwaga injugushu. Hanyuma rero hakaba n'inzara noneho abantu benshi iyo bazi mu mateka y'u Rwanda yitwa Rumanura cyangwa se Rumanura Imbaba, yateye mu 1916 n'igihumbi 1918. Mu mwaka w'igihumbi 1916 iyi nzara yatangiriye mu Bugoyi ikwira mu Bushiru, mu Murera, mu Nduga no mu Budaha. Abagoyi bari basanzwe bazwiho ubucuruzi bushingiye ku kugurana umunyu w'ikatwe, itabi, inigi n'ibikomo. Mu 1916 kubera inzara, abagoyi ibihumbi n'ibihumbi batangiye guhunga inzara bashaka ibishyimbo, ibijumba n'amasaka ho gucuruza. Ibiciro by'igurana byabaye umurengera mu Bugoyi no mu Burera kubera ko imipaka hagati y'u Rwanda na Kongo itari nyabagendwa kubera intambara ya mbere y'isi hagati y'Abadage bari mu rwategekaga u Rwanda icyo gihe n'Ababiligi bategekaga Kongo. Kubera gutinya kwibwa, abarera basaruye imyaka yabo itarera neza. Abatwa bari batuye mu ishyamba ryari hagati y'Ubugoyi n'Uburera batangira gucuza ndetse no kwica abarenyuzemo ari mbarwa. Abagoyi batangira guhunga ari ikivunge batinyira kwicwa mu ishyamba, birara mu myaka yo mu Burera barayeza. Abagoyi n'Abarera batangira guhungira nabo mu tundi turere nko mu Nduga. Iyo nzara yari yahereye mu turere tw'ikigega cy'u Rwanda yaje kwiyongeraho Kagungu yari imigozi y'ibijumba nko mu Nduga ahagana muri Gicurasi mu 1916. Mu mwaka w'1917 inzara ikwira igihugu cyose, i Budaha, i Bwishaza, i Bwanamukari, mu Kinyaga n'ahandi. Mu turere tw'amajyepfo y'u Rwanda abaturage bahamya ko iyi nzara itatewe n'intambara ya mbere y'isi, ahubwo bavuga ko Rumanura yatewe n'imvura y'umurengera yo muri Gashyantare igatwara imyaka kugeza muri Mata. Hava izuba ryinshi kugeza muri Mata, hava izuba ryinshi ryakurikiwe n'imvura, bagatera ibishyimbo byatwitswe n'izuba ridasanzwe ryakurikiye iyo mvura. Numva ko mu turere twa Nduga no mu majyepfo y'u Rwanda mu by'ukuri habanje imvura nyinshi y'umurengera yaguye urugaryi rurimo rurangira, itwara imyaka, kandi twari tuzi ko urugaryi ari igihe imico isumba imvura. Hanyuma mu gihe cy'itumba izuba riracana, imvura irabura, noneho n'ibishyimbo bari barateye, imyaka bari barateye imitagihe ihita yuma. Numva ko amapfa ariyongera. Icyo nashaka murabona ko amatariki twe tubonye nk'uko uriya mugabo witwa Luga abyandika, ariko hari n'abandi bagereza kuvuga ukundi aya mateka, nk'abavuga bati mbere yuko ariko turangiza, we agiye kubanza akore umusozi atubwira inzara n'amapfa bizwi n'icyayateye. Aratangira avuga ati kuva mu mwaka w'1956 kugeza mu mwaka w'1944 u Rwanda rwagize inzara n'amapfa bifite ubukana butandukanye. Cya mbere, mu mwaka w'1856 ibura ry'imvura ryateye inzara zikurikirana mu gihugu cyose. Mu mwaka w'1857 inzige zari imyaka yose yo mu Kinyaga. Iyi nzara yakurikiyeho yishe abantu benshi, irangira mu mwaka w'1898 itigeze irenga imipaka y'Ikinyaga. Mu mwaka w'1900 ibura ry'imvura ryangije imyaka mu Bugoyi, mu Mutara, mu Gisaka no mu Nduga. Iyo nzara yamaze amezi make itsindwa n'ibiribwa byaturutse mu Murera no mu Rukiga. Kuva muri Kamena 1902 kugeza muri Gashyantare 1903 Bwanamukari cyane mu karere ka Save hateye inzara yatewe n'ibura ry'imvura
utu turere twagobotswe n'uturere tw'amajyaruguru. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na gatanu uturere tw'amajyaruguru y'u Rwanda uvanyemo Ubugoyi twatewe n'inzara yatewe n'imvura y'umurengera. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na gatandatu izuba ry'umurengera ryateye inzara mu turere tw'amajyepfo y'igihugu turi hagati y'ishyamba rya Nyungwe n'uruzi rw'Akanyaru. Mu gihumbi kimwe magana cyenda cumi na rimwe hateye inzara mu karere ka Kansi. Mu gihumbi kimwe magana cyenda cumi na gatandatu inzara idasanzwe yiswe Rumanura yahereye i Bugoyi irangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda cumi n'umunani yakwiriye u Rwanda rwose ikanahitana abantu benshi babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi. Mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na rimwe kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na kabiri Burasirazuba bw'u Rwanda habaye inzara yatewe n'ibura ry'imvura ryamaze igihe kirekire. Mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatanu kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatandatu mu Rwanda rwo hagati n'amajyepfo hateye inzara yatewe n'ibura ry'imvura. Mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri n'umunani Iburasirazuba bw'u Rwanda hateye amapfa yatewe n'ibura ry'imvura. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na rimwe kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatanu mu Rwanda rwo hagati no mu majyaruguru y'Iburasirazuba hateye inzara kubera ibura ry'imvura. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kane amapfa yateye inzara mu gihugu cyose, abantu benshi barapfa abandi barahunga. Iyo nzara yiswe Ruzagayura. Uku niko wa mugabo wakoze ubushakashatsi washaka kugaragaza ko muri icyo gihe u Rwanda rwasaga n'urwihagije mu biribwa, akerekana koko hahoraga inzara, akerekana inzara mu bice bibiri. Inzara zifite zaterwaga n'imihindagurikire y'ikirere n'inzara zaterwaga n'izindi mpamvu twabonye haruguru. Ariko hari n'ibindi iyo usomye bimwe mu byandikwa hari abakubwira ko nko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo cyenda habaye inzara yitwa Ruhati Gicumuro, hakaba inzara yiswe mu gihumbi kimwe magana inani mirongo cyenda na gatanu yiswe Kijugunya, hakaba inzara yiswe Ruyaga muri ya myaka twabonye igihumbi kimwe magana cyenda na kabiri, igihumbi kimwe magana cyenda na gatatu, hakaba inzara yiswe Rwakabaga mu gihumbi kimwe magana cyenda na kane kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda na gatanu, hakaba Rumanura Imbabazi twabonye haruguru bavuga nayo yo mu ntambara ya mbere y'isi, hakaba Gakwege yo muri 24 25, hakaba Rwakayihura yo muri 28 muri 29 bamwe bita Rwakayonde. Izi nzara zose rero mu by'ukuri nk'uko twabonye Ruzagayura, nk'uko iyo Ruzagayura icyo twakongera nuko Ruzagayura yiswe amazina menshi nka Matemane. Donc Ruzagayura yiswe Ruzagara mu turere twa Nyanza na Strida, hanyuma yitwa Matemane muri za Byumba na Kigali, yitwa Gahoro muri za Gisenyi, za Kibuye, yitwa Rudakangwa Imishanana mu ntara mu byahoze byitwa Ruhengeri y'ubu ngubu. Nkaba nagira ngo mu kurangiza mbereke uko mu ncamake y'inzara i Burundi nabo bagiye bazitondekanya muri ibyo bihe. Nk'i Burundi avuga ko hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na rimwe n'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na kabiri hateye inzara yitwaga Ruyaga. Iyo nzara ikibutsa iyo mu myaka y'igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda na karindwi no mu gihumbi kimwe magana cyenda na gatatu yateye Iburasirazuba bw'amajyaruguru muri teritwari ya Muyinga, Busoni na Bukwakwa. Ni uvuga niba ari mu majyaruguru y'Iburasirazuba bw'u Burundi, ni mu majyepfo y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Misiyoni zo muri utwo turere zihamya ko iyo nzara yarangiye muri Werurwe igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatatu. Binavuga ko iyo nzara yaba yarageze muri teritwari ya Buyenzi, province y'ubu ya Karuzi. Mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatanu kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatandatu hateye inzara Abarundi bitaga Kwege, cyangwa se nk'uko mu Kinyarwanda bitaga Kwege, cyangwa bakayitira indi zina yitwa ngo Ruhemuri Ntakekwa.
ariyo Gakwege, yateye muri misiyoni za Busiga, Kanyinya na Rugari. Gakwege kandi ngo yageze ni Mugamba mu 1928 kugeza mu 1930 Rwakayimura cyangwa se Rwakayihura mu iwacu yaturutse iburasirazuba bw'u Rwanda ikagera ni Burundi, bo bakayita Rwakayimura aho kuyita Rwakayihura. Mu 1930 kugeza mu 1931 ndetse n'umwaka w'1933 inzige zaturutse mu kibaya cya Rusizi na Rumonge zigatera inzara mu turere tw'iburengerazuba nk'Imugamba, Ibututsi no mu karere ka Imbo. Mwibuke ko muri iyi myaka niyo yanzara twabonye yo mu Kinyaga, yanzara yo mu Kinyaga twasanze yatewe n'inzige igahama mu ariyo twasanze yitwa abantu bakarya tangira kurya rwa Kajugushu, aho abaturage batangiye kujya kurya ibijumba by'iki bakuraga muri ibijumba by'iki by'injugushu bavanaga muri mu ntuza bavanaga mu ishyamba rya Nyungwe. Ariko murona ko imyaka mu by'ukuri idahura neza kuko injugushu hari mu mbere y'umwaka w'1900 mu gihe kiriya gihe cya Abarundi bo bavuga ko habayeho inzige hari ahubwo mu gihe cya nyuma, kuko i Burundi bavuga ko izi nzige zaje ahegereye mu kibaya cya Rusizi mu myaka y'1930-1933, ariko wareba mu Rwanda muri iyo myaka ahubwo bugasanga ubwo bavuga ko mu Rwanda haba rwo hagati no mu majyaruguru y'Uburasirazuba aribwo hateye inzara. Umuntu akaba yakwibaza ukuntu inzara zagira mu kibaya, inzige zagera mu kibaya cya Rusizi ntizigere mu Kinyaga cy'icyo gihe. Nagira ngo mbanze ndebe ugasanga nko mu Rwanda itarahageze cyangwa se iyo nzara itavugwa, bikaba atari ibintu bisobanutse. Ku bwanjye nkaba numva inzige zarageze, wenda ntabwo zahageze ku buryo bukabije mu buryo bukabije mu kibaya cyo mu Kinyaga, ariko ntabwo inzige zagera mu kibaya cya Rusizi ngo zireke kugera mu Kinyaga, nubwo wenda zaba zitarakoze, ariko ibi nabyo ni ibintu byasaba ubushakashatsi. Ni nayo mpamvu tugerageza gukora kugereranya u Rwanda n'u Burundi kugira ngo turebe bimwe, kuko u Rwanda n'u Burundi biruzanya, kandi muri iki gihe u Rwanda n'u Burundi byategekwaga n'Ububiligi. Navuga iki nacyo tuzakigenzura turebe neza impamvu. I Burundi rero barakomeza bati mu 1932 hateye inzara yiswe Kiramaramaza ikagera no mu Rwanda muri Rumonge ndetse no mu karere ka Nyanza-Lac mu 1933. Kiramaramaza mu Rwanda, kiramaramara. Mu 1934 hatera indi Abarundi bita Ruzagabura, Abanyarwanda bita Ruzagayura, ariko murabona ko imyaka yabereye Abarundi bo bayivuga mu 1934, twe tuyivuga mu ntambara ya kabiri y'isi. Abarundi bo muza kubona bita Manori, ndetse ngo iyi ntambara y'Iruzagabura yateye mu karere mu gace bitaga Indora, yaba yarahuriranye n'imyivumbagatanyo yiswe Inamujandi. Mu myaka rero y'1934, 1935, 1936 izo nzara zariyongereye mu misozi miremire yo hagati mu gihugu, mu turere twa Mugamba ahegereye misiyoni ya Bukeye, hanyuma ibigera Ibututsi muri komine y'ubu ya Murambi, aho iyo nzara yiswe Gahembe, no mu burasirazuba bw'amajyaruguru muri teritwari ya Muyinga, aho yiswe amazina menshi. Tukarangiza
ku nzara rero nayo mu by'ukuri yarurangiza, ariyo yabaye mu ntambara ya kabiri y'isi yose, kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatatu kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kane, mu gihe twebwe iwacu tuyita Ruzagayura, bo bayita Manori n'andi mazina noneho atandukanye bitewe n'uturere uko n'inzara ageze mu turere dutandukanye. Inshuti z'amasomo y'amateka rero, iri ryari isomo ku byerekeranye n'amateka n'inzara mu Rwanda. Nkaba icyo narangirizaho rero kubabwira yuko impamvu tuvuga ku byerekeranye n'amateka y'inzara nuko ni kimwe mu bihe Abanyarwanda baba bibuka, kandi ibyo bihe bikaba byarasohotse mu bisigo bitandukanye ndetse bikaba byaranditswe. Ikindi mwamenya nuko nko ku byerekeranye n'u Burundi, sinzi namubyibuka neza, ku byerekeranye n'imibare y'abaturage tuzabigarukaho. U Burundi mu byerekeranye mu gihe cya u Rwanda n'u Burundi byategekwaga n'Ububirigi, cyangwa se ku gihe cy'Abadage, Abarundi barutaga umubare w'Abanyarwanda. Ikigaragara rero mu mibare igaragara nuko kubera kimwe n'Abanyarwanda, Abarundi barahunze cyane, kimwe n'Abanyarwanda, Abarundi bahuye n'inzara nyinshi cyane kuko ni kimwe natwe. Izi nzara nk'uko bivugwa, zaba za Rumanura, zaba za Ruzagayura, wakongeraho n'ibihe by'akazi n'imisoro, Abanyarwanda n'Abarundi barapfuye cyane, kandi abenshi barahunga. Abarundi bahungiye muri Tanzania, bahungira i Bugande n'abari benshi, kimwe n'Abanyarwanda, ku buryo bamwe mu bantu benshi bahusuhutse rero bagiye basuhuka kubera ibibazo by'inzara. Imibare nayo ni ikintu umuntu yaza kuri ubushakashatsi akaba yagereza kuyegeranya, nuko aho bituruka haba hatatanye cyane. Nkaba nagira ngo mbashimire gukomeza kudukurikira no gukurikira amasomo yacu, ndetse mukaba mwanatwandikira mutwungura ibitekerezo. Murakoze, ubwo naho ubutaha.